rero shiringiye kwa kabizo sibyo ngiye kwa kabizo ntukagira ubwoba urumva ni ngiye gukunze mabara tubeseriye sibyo Patrick superstar Karabo Kimana ntabwo byabaho inyange warubize ko nitwa inyange ntabwo nari bizi nari Patrick Karabo Kimana wewe nahise muhimba no stress stress namubwira nti ushobora kunyemera ukemera Karabo nkazagutetesha nkagutuza mu gituza gitamirije umunezero numvaga arimo kunyenesha ngiye yarabimbwiye ndabyumva nkajya ntekereza ariko nkagira ngo arambeye turasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV nkuko bisanzwe twarababwiye ngo tuzabagerera hose mu gihugu tuzajya mu mande z'igihugu zigiye zitandukanye ni Yawe TV kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ni Ange nk'ibisanzwe tukaba nkuko mubibona twasuye couple twasuye abantu badasanzwe kuri Yawe TV nkuko mubibona ni abantu bari married muraza kuza kumenya byinshi kuri bo ariko abenshi bo baranamuzi Karabo Kimana Patrick hari ibiganiro byakorera kuri Yawe TV ndetse n'ibindi bitangazamakuru kuri ubu ngubu rero twaje kumusura nk'umuntu w'umugeni cyangwa se nk'umuntu umaze iminsi yimariye reka ne kwiharira ijambo njyenyine reka tuganire tumenye byinshi kuri bo reka tubahe ikaze merci kuri Patrick amakuru ni meza nguko yabona turakeye ngiye ndi kubibona mwambaye neza pe reka ari byo ntangira mvuga mba turagushimiye ko nawe wabibonye ni ibintu nyine tuba twapanze mwatwitse kabisa twashumitse asante ndanasuhuza abantu bakurikira Yawe TV Imana ibaho umugisha cyane reka iruhande rwe hari madamu reka ni kuvuga byinshi nawe reka tumuhe ikaze kuri Yawe TV murakoze cyane tugaye ikaze kuri Yawe deni n'ubwa mbere nyine ubashe kuganira natwe nka Yawe TV murakoze cyane kuba mwadusuye rwose Imana ibahe umugisha murakoze cyane hanyuma rero kugira ngo mwibutse abantu nka Karabo ugiye gutangira wibwira nyine abantu bakurikira Yawe TV barakuzi hari ibitangazamakuru wagiye ukoramo ariko hari n'abantu bataba hari ukuntu umuntu nyine batazi abantu wenda hari bake batakuzi gerageza wiyibutse abantu Patrick ni muntu ki Amen, hallelujah. Jesus took my pain away. He turned up the light. When I was in the dark place, I'm not the same again. He just took my shame away. ubu ni Patrick mwamwumvise umusani umuhanzi Patrick Patandukanye wanje. Patrick ni muntu ki mu magambo make arambuye mbere ushobora kuvuga ngo Patrick ni umuntu nk'uyu ni ingaragu niki muri kakanya ivuge nka Patrick se Patrick nyine uretse n'uyu nguyu uyu ni umugabo ni umugabo wubatse mbese ntago ndabyara kuko ndushinze vuba ndacyari muri hani muntu usanga kana karanagiye abisi niko ubu ni byatunganye Patrick ubu ni byatunganye neza we neza byatunganye aho birashoboka kuko ntago ndi umugabo mu bitekerezo gusa ndi n'umugabo ahantu hose nakuseka yego shenge Patrick hano turagira ngo utubwire ntabwo nkurikiranye mbabwire nuko ndagira ngo ubwire abakunzi ba Yawe TV introduce umudamu wawe musobanure umudamu wawe hano uyu muntu uri hano ni muntu ki yitwa Ingabire Hosiana murusha imyaka 3 nigeze kuvuga igihe njye mfite imyaka 26 ndi hafi kuzana 7 navutse 1993 mu kwezi kwa 9 ku itariki 30 ubwo abantu muzana nkureye ka surprise je sindiziza anniversaire ejo ndi kuri 30 zabaje 27 ya ubwo rero no kuvuga ngo
afite mama we papa we ntawe, ikindi n'umugore wa Karabo Kimana. Karabo Kimana kuri ubu ngubu akaba afite madamu cyane. Wakongera ukatwibutsa neza mwakoze ubukwe ryari, mwagiye mu murenge ryari? Twakoze ubukwe ku itariki 27 byari kuwa 4 27 z'ukwa munani, nibwo twagiye ku murenge tuhita tujya no mu nzu y'Imana, byose tubikorera rimwe. Cyangwa mwaraprofisi, hari ukuntu abantu muri no minsi bari kuvuga ngo abasore bari guprofita abakobwa cyangwa se abasore n'inkumi bari guprofita corona, iki cyorezo cyatumye abantu bagabanuka mu buryo bwo kwitabira ubukwe. Namwe ni mwarabiprofise cyangwa mwari mufite muri gahunda? Oya, jewe ubwo n'abakunzi mfite hirya no hino, iyo corona ibidahari nibo bari ubu naranavunitse kubera ibihe bya corona. Abakunzi mfite bari kunyitaho, nta nubwo byari kungora, ariko kubera ko ibihe bya corona nyine byajemo ninge byagoye cyane. Inshuti n'abavandimwe, inshuti nyinshi cyane zinzi, abenshi bari mu ngo. Ubwo rero nukuvuga ngo ntago nge nta profitera muri corona. Patrick superstar, Karabo Kimana ntago byabo Inyange. Warubize ko nitwa Inyange? Ntago naribizi. Narizi Patrick Karabo Kimana. Wewe nahise muhimba no stress. No stress. Umugore wawe yitwa no stress. Yitwa no stress. Okay, turagira ngo uduhe itandukanyirizo rya mbere. Patrick, ndakeka ari muri uko kwezi kwa munani kwa 9 wimariye. Ukimara kwimariya cyangwa se ubona ari ihe tandukaniro ryo kuba mu busirabateri no kwimariya? Biratandukanye ko iyo ukiri umusore uba wumva ubuzima ari ubwo. Ntago ubumenye uba ufite inzozi zo kuzagera kure, ariko hari byinshi utabasha kumenya. Nk'ubu ngubu ntago nari nzi ko ibintu byo kurira kugiye, ntago nari mbizi, ndakareka. Ubu ngubu basigaye ambwira ati ngwino unywe ka cyayi, ariko nge hari igihe no mu rugo nageraga mu rugo kwa mama bampa n'ibiryo kubera ama connection menshi mba mfite, simbashe kubirya, ariko we yongeye kugenda ahita ambwira ati baburetseho gakeya. Avuga niho kugira ngo abone ko musuzuguye, oya reka mbirye. Natangiye no kujya mu kazi ubu ngubu, ibintu ni hatari. Ubona itandukaniro nyine nibihe ibintu wakoraga kuri ubu ngubu utagikora wabaye umugabo? Ntago nkitaha igihe nshakiye, ntahira ku gihe. Ikindi ndira ku gihe. Buriya n'inshuti nari mfite nkiri umusore zariyongereye. Nabaye umuntu w'umugabo, haza abandi, kuko ari abantu bakubona ukiri umusore nyine ugakundwa n'urungano rwawe gusa. Unsigaye nkundwa n'abantu b'abasaza, abakecuru. Icyo ngicyo wowe ubona ari ihe tandukaniro ryo kuba inkumi n'umudamu muri aka kanya? Wabaye umugore uba ufite ikintu, uba ufite uko uyoborwa. Iyo uri umukobwa uba usa nk'uwiyobora. Okay, tubwire wamenye gute Patrick? Patrick ukuntu namumenye rero ni inzira ndende. Okay, turagira ngo nyine muri aka kanya mugiye kudusangiza inkuru y'urukundo rwanyu. Muri aka kanya hari ababareba bakavuga ati sibara abantu bakundanye gute, byagenze gute? Patrick, duhe inkuru y'urukundo rwanyu. Urabivuga muri samari kugira ngo nyine tuza inkuru y'urukundo se. Inkuru y'urukundo rwacu ni inkuru byacu byo kurambagizanya, ntago ari ibintu byatinze. Ari nayo nama nshaka kugira abantu bo basiribateri, abasore n'abakobwa. Ntago kurambagiza igihe kirekire ari byo byubaka. Kuko ngewe nakundeye n'umukobwa, ba muri fiançailles igihe kirekire, ariko birangira nka umwe wavomeraga. Oya, uriya navomeraga ari uwa mbere. Ngewe abakobwa bagiye bankatisha umuzunguruko. Ushobora kuba waragiye mu nyengo w'urukundo. Sibute ari ikibazo ufite cy'amaso. Dore reba, ahangaha urabona ko umusatsi hano ni mwinshi, hano urabona ni gake. Iyi ni jerekani. Aya masaha nabaga ndimo ndazamukiwa hano, iyi misozi yose ubona, niruka hango nkiriye umukobwa amazi kugira ngo urukundo nkomeze ndubagarire. Birangira nkatiye. Ubwo se Kate yakubwira gute? Nyine yambwiye ko bidashoboka. Yambwiye ko bidashoboka, ariko abimbwira ijerekani yenda kuzanyica. Mvuga ntazanyituri neza irenze, kuko uyu mukobwa nyuma yajyaga ambwira ko nkunda, ariko nkamukeka.
nkamusangana n'abandi basore akambwira atari ko sheri humura bariya n'abantu mba ari uyu nguyu oya ntago ari uyu ndavuga uwamvomesheje ati n'abantu nyine mba nibwira kugira ngo nta kibazo ngenda gukunda bariya nabo mba mbeshye umukobwa haza gushira igihe none nza kumazana ariko ngwino twicara umbwiza ukuri kubona mvomye igihe kirekire ukaba arambwiye ko kugira ngo urukundo rwanjye nawe ruzakomeze ari uko nzajya nkuvomera amazi ko mvomye igihe kirekire wambwiye ijambo ryiza ry'urukundo ukambwira n'igihe twazabanira ariko nari nkiri umwana agasore kamaje gukura arambwiye aterega buriya yewe iby'urukundo ntago mbirimo numva ndababaye n'ukuntu ijerekani yari yarenze kuzanyica nuko ngo hanyuma rero kuri uyu nguyu muri kumwe aka kanya uyu nguyu mwashyingiranywe turagira ngo tubwire inkuru y'urukundo rwanyu mwahuye gute byaje kugenda gute cyane cyane ko watubwiye yuko nta gihe kinini gishize muziranye kugira ngo mubane byagenze gute inkuru y'urukundo rwanyu byaje kugenda gute yabonye ikiganiro nakoze ndimo ndapresenta umukobwa twakundanaga uyu nguyu yaramperesita arambwira ati ngenda gutwerera mu bukwe bwawe nzaguha 100 300 dore nanga 300 urumva yateye comment kuri YouTube se cyangwa yateye comment kuri YouTube cyangwa wenda yaciye inbox arakwandikira we yanyandikiye kuri WhatsApp ati felicitation ikiganiro cyawe ndakibonye mbese uratwemeje ubonye ikizungerezi ntabwo ni siyasa ni inkuru itari ya nyayo ariko ubwo kumubwira ngo ni inkuru itari ya nyayo naye mubwiye uwo mukobwa we yarangije kunyandikira message ko bitakemeye nyine nuko ndambwira naho ubwo wanyemereye urukundo ko mbona uri umukobwa mwiza ati ako kanya kimara kwandika nagutinza wabibwiwe n'iki kari umukobwa mwiza rero abwo amafoto yarangije we numubona amafoto kuri WhatsApp araka turagira amafoto meza kubi azi no kwifotoza byatari uramubwiye turi umukobwa mwiza rero ti wanyemeye namubwira nti ushobora kunyemera ukemera karabo nkazagutetesha nkagutuza mu gituza gitamirije umunezero mbese uwo munsi yakwandikira kanya ndimo ndajya Nyanza ya Butare arambwira ati dufatireho nanjye nakwemeye nakubonye ko nigeze no kujya kuririmba iwabo arambona ariko birangira uko reka aho ngaho turaza kugaruka hanyuma wowe ukimara kumufesto mubwira ngo wow congratulations nza kutwerera aho ngaho akimara kubwira ngo kuri umukobwa mwiza wanyemeye wese ureact na gute umuntu n'ubwa mbere akwandikiye cyangwa se n'ubwa mbere muvuganye wajyaga umubona yego ni igitekerezo cyo kuvuga ngo ndabyemeye cyaje gute kugira ngo utumugire ikizire nk'umuhungu mwakundana numvaga arimo kunyenesha ngiye yarabimbwiye ndabyumva nkajya nikiriza ariko nkagira ngo arambeshya ahora muri arambeshya mbona birangiye tubanya numva kambeshya none se mbere yuko akubwira ngo mukundane nta mukunzi wari ufite wowe oya nta mukunzi wari ufite mbese wari utegereje karabo k'Imana nari mutegereje ikaze sha none se Patrick ndagira ngo tubwire ukimara nyine kumu mbabura tubeseriye sibyo mumaze ukimara kumwandikira arakubwiye ati nta kibazo reka dukomereza aho ngaho nyuma yaho byagenze gutoya ngo duhe ishusho nyine y'ukuntu byagenze yarambwiye ati ndashaka iwacu babone umuhungu nakunda ukuntu ameze uwo munsi mwavuganye ako kanya oya haciye igihe nawe ibyo byose byabira umunsi ni wowe uri kunsubiza nari ngiye mu kazi ngiye Nyanza ya Butare urumva wowe urabona urica ikizungereza nk'iki umuntu avugishijwe ngewe kubera iki uyu muntu ubu tuzaganira neza n'abasanze mu kazi hariya mukorera n'ingenye urumva umukobwa ukimara kumwandikira akakwemerera ati adashaka kwereka ababyeyi haciyeho umunsi umwe wonyine ariko ubundi aba bantu reka mbanze mbabwire bakore subscribe kuri channel yanjye yitwa Akarabo Kimana TV munkore subscribe bakuremere hari abantu basigaye bimana subscribe ariko abantu bo kuri yawe TV nizere ko bagira ubuntu munkore subscribe wandika Akarabo Kimana bifatanye TV namba yanjye ni 078
688 55 788 4 0788 55 788 hamaje guca ubwo mba ndimo ndanamamaza iryo wamamaza yine hamaje guca igihe rero nibwo umukobwa nambwiye nti ubwo n'umunsi umwe waciyemo oya ni iminsi ngahe nyine turashaka igihe iminsi 2 nubwo ndashaka kuzaza kugusura atuzaze bakubone barebe umusore nakunze yabaga mu ntara se cyangwa yabaga mu ntara hariya za Muhanga njyayo ariko noneho kujyayo negeyo nikandagira uvuga nti nshobora ukundi mba niyemera mvuga ngo ndi umusore ukaze bo nshobora kugenda wenda bakambona ukundi kuntu bitewe yuko ngewe abantu babona ko ndi mwiza n'abantu tumaje kumenyerana ngezeyo mbona abantu baho n'abantu bagwa neza cyane barambwira ati karibu banyicaza mu nzu baranzimanira umva bamfata neza mbabwira icyangenzaga barambwira batahubwo niwe gutese utubwiye ko ugiye kumusura ni bande bakubajije ngo icyakugenzaga ninde n'ababyeyi b'uno mukobwa cyangwa se yari yateguye famille na mama wa hari n'abana bavandimwe be Patrick rero afashe ijambo uti ngiye kuvuga icyingenzi ndahaguruka nkuramo ingofero ariko rinete zo nazigumanye ababwira ntingiye ko uretse guseka ariko mbanze ntanga ikiganiro uzika abantu haba tureba ari benshi urumva ndavuga nti jewe Karabo Kimana nakunze umukobwa wahangaha maranye iminsi 2 mukundana nabwira nti nabonye ukuntu agenda ukuntu areba mbese ndeba imico ye uretse aho ngaho ndashaka kukubaza kandi ndashaka kukubaza ndashaka kukubaza aho ngaho watubwiye yuko uri mujya muri Nyanza ya Butare ariho mwavuganaga kuri WhatsApp umubwira yuko uzamusura ubwo icyo gihe wamusuraga ni nabwo wari ukimubona amaso ku maso wamubonanye n'ababyeyi we utunasaba nako uvuga ijambo ryakugenzaga oya reka ubwire Angel muzangira zishyira wowe Angel reka ngubwire oya nureba urukundo rwa nyarwo ntago rushingira ku bantu bakundanye imyaka igihe mbifitemo experience kuwo mukobwa wankatiye twari tumaranye igihe kinini unamuvomera sha uyu nguyu twaravuganye mita namubwira ni nzazi wanyu mita nzi wabo ijambo mita iwabo bambwira bati ikaze mu muryango uzagaruke muje gusaba irembo tayari twita tuza gusaba irembo ubukwe bucamo dupanga ibyo kujya mu rukiko no kujya gusezerana imbere y'Imana mbese ibintu tuba tubigenje neza ako kanya umukobwa mba ndamwegukanye hanyuma tutararenga aho ngaho ujya gusaba umukobwa cyangwa se ujya kubonana niwabo w'umukobwa ubwa mbere ubonana n'umukobwa utarabana niwabo urumva juste niba ababyeyi bahari bateguranye cyangwa se bakwiteguye umukobwa we mukibonana n'ubwa mbere muhuye n'ubwa mbere mubonanye iki kibazo reka nyibaza umukobwa wahobeye gute Patrick namuhobeye nyine birenze ko umuntu ahobera umukunzi wari umukumbuye umuntu mwari mumaze iminsi mucatinga iminsi 2 uravuga ati ngomba kumuhobera nawe uramubona n'uwo muntu ugomba guhobera bitandukanye nuko wahoberaga abandi uri kubwira iwanyu yuko ari umuntu uzaza ntabwo bakubajije ngo ni muntu ki ababyeyi hari ukuntu babaza ngo ese uwo muntu ni muntu ki ese aragenzwa n'iki wabashije gusubiza gute ababyeyi jewe rero narababwiye ati muzamubona umuntu muzamubona azabibwira ibya wari nawe araza nyine arabibwira umunyarwandakazi ni mama w'abana Patrick bamaze kukwemerera umukunzi ntabwo byoroshye pe murabona ko aba bantu barishimye cyane hanyuma bamaze kukwemerera umukunzi bakabwira tuzaze gufata irembo wabyakiriye ute narishimye wagiye nta confidence ufite ati aba bantu ntabwo nzi niba baza kunyakira ako kanya bamaze kuguhereza feedback yuko bakwemereye kuza gufata irembo wabyakiriye ute yewe narishimye kuko ngewe numvaga nzashaka umugore kubera iki kubera ibibazo nahuye nabyo numvaga nta muntu tuzabana ngo duhuze caractère kuko ngewe nakuze ngewe bundi ndi umuntu ugira urukundo rurenze nuko abantu babitekereza ye numvaga umuntu uzaza ari uwo kumvangira
navuga se ubu hari abantu bariho bafite urukundo numva nifuza umuntu uzaza ntandebe uko abandi bamfata akaza areba mbese uko umutima mwiza kamere nziza nkumva uwo muntu ntawubaho. Rero uyu mukobwa ari nakubitiraho n'abariya bose bagiye bankatira nkumva koko ni ibintu bigaragara ko bitazashoboka. Uyu nguyu rero tukimara kumenyana nabonye ko mu isi iyo umuntu agihumeka ibintu byose bishoboka. Twarahuye mbona akunda imyumvire yanjye, akunda karagiteri yanjye, kuko nge buriya ndi umuntu wanga ibintu by'ibinyoma, ndi umuntu wanga karengane. Ndabyanga cyane, simba nshaka umuntu mfata uko ntari, uko ndi kose birandeba. Mba numva uko ndi kose nta muntu ukwiye kubinziza, kuko sinjye wihisemo, umuntu wese akwiye kumfata nk'uko umutima wanjye ubyumva. Ariko mu isi biragoye. Umukobwa rero nasanze duhuje imyumvire myiza. Arambwira ati ndagukunda. Ikintu cya mbere yambwiye, yarambwiye ati njyewe icyo nagukunda, nambwiye se ubundi wankundiye iki ko abenshi bankatiye. Arambwira ati icyo nishakira ni amahoro. Njyewe iby'isura uko nkubona uri n'umusore mwiza, ariko njyewe abandi bose babona ko udasobanutse ibyo ntibindeba. Njye ndishakira amahoro, ndishakira umuntu utazandaza ku nkeke, utazatuma ndara nirukanka. Mbese bikubitira naho nanjye ko numvaga nshaka umuntu utazarara ankubita ibitenge twirukanka hariya hanze, ibitenge byirenga mu kirere. Urumva buriya njyewe nakundize kubivuga, yewe sinzi kurwana rwose pe, ntago. Ariko utabyumva gutya hari nk'igisambo kije waguki ndakubita ndahana. Wagira ngo hari umuntu waza kumviriza hano se, cyangwa ngo mbone hari ukuntu ashaka kututera stress. Kubita nkamukoma nkambwira ni we umugore wanjye njyewe nta kintu wazumbwira. Urumva ubwo naho ubundi mfite imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero nashakaga umudamu mwiza tuzabana ntari. Twabonye rwose, ngira ngo n'abakunzi ba Yawe TV bari kwibona ku umudamu we ararenze, niko navuga. Ni mwiza pe, muraberanye, ni mwiza. Hanyuma madamu rero harya ni Ingabire. Hanyuma Ingabire uramwandikiye, ugiye kuri WhatsApp umubwiye ngo felicitation, nzagutwerera 400. Wari ukomeje cyangwa se ni kwa kundi nawe wari waramukunze? Nari nkomeje. Nizere ko 400 n'undi yabigucikanye cyangwa gusa ntiyabibonye, yarabibonye. Ntacyo namushinze. Hanyuma se bari muri kudiscussinga n'inkwano yo mu rugo rw'umukobwa, ntago byakugoye cyane cyangwa ntago bakugoye cyane ngo bakunanize? Oya, ntago bananije. Ni abantu bumvikana. Ubusa abantu bankunze, kuko urumva ni abantu b'Abanyarwanda bafite umuco. Cyangwa baramugukobye? Jewe se Karabo k'Imana parfenite wayo izi ziva hanze. Nabyumvise nkimara kugera ahangaha ese mvuga wow, bikopesha umukobwa njyewe mfite amafaranga. Wenda ariko rero amafaranga mfite ntagaraba menshi. Ntagaraba menshi cyane, abantu batabyumva gatavuga. Hari umuntu wenda wavuga ati nge nangiye kumuha nk'igihumbi, ntayo muhaye ariko ohereza. Haribi. Ni hari abasore bari gukurikirana iki kiganiro benshi cyane, ndetse n'abubatse nk'abasore bakurikirana ikiganiro. Hari abasore babayeho mu buzima bafite imyaka 30, ufite 26, batarashaka, babona urugo bakabona ni nk'ibindi bintu n'ubundi buzima. Wabageranya urugo rumeze ruti? Ubasobanura urugo ubona rumeze gute nk'umuntu umaze iminsi itari mike y'urugiyemo? Abasore icyo nababwira cyangwa se impanuro nabaha, ni impanuro ushaka kugira ngo mbahe, nuko umusore yarambagiza umukobwa adashingiye ku bindi bintu, agashingira ku mutima mwiza. Buriya uzareba amadivorce arimo araba, ni abantu barimo bararambagizanya barebye physically. Ugakundira umuntu uko umubona, ukagira ngo ukwasa ni nako umutima usa, kandi atari ko bimeze. Buriya nawe nakugira inama, ndabizi ntabwo urashaka, kandi n'ubukwe bwawe tuzaza tugutwerere umusitari, tugomba kumushyigikira niyo yaba atari umusitari. Umusore mwiza ntago ari umusore physical, ni umusore mu mutima. Umusore mwiza ni umuntu ufite umutima mwiza. Kuko nge narangije ndareba ndavuga aya madivorce, iby'amadivorce biravaye. Nsanga ni wa muntu ukurikira umukobwa kubera ikimero, ni wa muntu ukurikira umusore kubera ngo amatuza ngo ni umusore ngo urenze ngo byadanje. Umusore urenze kurusha Patrick Karabo k'Imana nubahe.
abasore rero murambagiza abakobwa nka bya bindi byahozeho kera, wa muco wo kurambagiza umuntu ushingiye uko umubona imico ye, udashingiye ku buranga. Biriya bintu nibyo byubaka. Hanyuma byose ndabivuga, n'uburanga burakonta, abantu mubyumve mu buryo butandukanye. Ushobora kurambagiza umuntu ufite uburanga ariko afite na wa mutima mwiza, icyo si ucyemeranje? Yes, ni ukuvuga rero turambagize n'uburanga tuburebeho, ariko cyane cyane uburanga dusumbye uburanga icyo bita kureba ku mutima. Hanyuma wowe Ingabire, ndagira ngo mbwire nayo mavuga ngo iby'uburanga iki, wowe nta bantu baje mu matwi ngo bakubwire ngo uriya musore ntabwo tumushaka, cyane cyane yuko wenda bashobora kuba barabonaga ukundi kuntu, ntabwo bashobora kuba baraje mu matwi ngo bakubwire ngo ntabwo uriya muhungu tumushaka cyangwa se iwanyu, uko biri kose ntabwo abantu ntabwo bashima byose, cyangwa se ntabwo abantu bose babona ibintu kimwe, hari abishimye ndetse hari n'ababigaye. Nta bantu baje mu matwi ngo bakubwire ngo hoya ntabwo uriya musore tumushaka. Aba ni benshi, bo ntibabura mu nzira, ababyishimira, abatabikunda kuko babo batabibonye aba ari benshi, ababikubuza kubera impamvu zabo bwite, ababikubuza kuko bo ntawe babonye baba bahari, ariko ntawe wabikubuza wowe wabikunze nyine. Nk'umuntu waje imbere akakubwira, akakugira inama, akakubwira ngo Patrick simushaka, si umusore mwiza, yakubwiraga gute? Bari abakobwa b'inshuti zanjye bambwiraga ati reka tumuti nawe uko usa uko nguko, ati reka ati hafi. Bakubwiraga se impamvu yuko udakwiranye na Patrick ari iyi? Impamvu nakwiranye na Patrick nyine ngo kubera ko asa gutya, ariko nyine nkababwira ati ati se ngenda sute, ati se ko nge ntarema abantu, Imana yamuremye neza, impamvu yamuremye ngenda mukunda. Nyuma Patrick, wowe nta bantu baje bakubwire ngo wisumbukurije cyangwa se ngo bavuge ngo watandukiriye kubera ko ujye gutereta umukobwa nk'uyu nguyu? Hari abantu bashobora kubona ufite ubumuga bw'uruhu bagatekereza ibindi, cyangwa bakabona yuko bitakagombye ko washaka n'umugore, cyane cyane n'abantu bitinya bameze gutya, cyangwa se bafite indwara y'uruhu, bashobora kubona akavuga ati ntabwo twe twashaka, cyangwa se ukabona beritinye. Wowe confidence wazikuye he kugira ngo wumve ko nawe nta kibazo? Ngewe n'uwaba yari kungira iyo nama yo kuvuga ngo ne gushaka, cyangwa se akavuga ngo ndashatse ndisumbukuruje, ntago yabimbwira kuko abantu bamaje kumenya uwo ndi we. Ngende buriya ndi umuntu ufite imyumvire yanjye yihariye, nzi ko ndi umwe mu bantu mwisi baki bafite imyumvire itandukanye n'iy'abandi bantu benshi, amamiliyari n'amamiliyari y'abaturage bari mu isi. Kuko ngewe numva uko ndi proud yanjye, nishimiye uko ndi, nta n'umuntu waza ngo ambwire ngo wisumbukuruje ngo wagiye gushaka. Nashatse uwo nagiye gushaka se yavuye yabyawe n'umuntu nk'uko nanjye nabyawe n'umuntu. Nta mahitamo nigeze abwira Imana ngo ndema gutya. Yaravutse yisanga uko, nimba ari igikara yisanze ari igikara, nimba ari inzobe yisanze ari inzobe, nanjye nisanze uko. Nta bundi buryo dushobora gukoresha ngo duhindure uko dusa. Igihari ni kimwe, nuko dukwiriye kwiyakira, buri muntu akiyakira uko ari, kandi n'uwabonye atandukanye nawe ntabimuzize, sibyo? Kuko twese nta wagize uruhare mu kuvuka. Rero niyo mpamvu ngewe mu mikorere yanjye no mu muziki no mu kujya kurambagiza no mu miganire yanjye n'abandi bantu, ntago njya nijena. Ahubwo ngiyo umuntu agaragaje ko ari umuntu ushaka kutanyiyumvamo, mba mbona afite ikibazo. Hari abantu ngiye tujya duhura, ukabona wenda ni umuntu wize, ariko ukabona harareba Patrick ni umuntu uraho, ariko umuntu wize ni umuntu umenya umuntu icyo ari, akamenya ngo umuntu ntago yirema. Mbese harabo muhuru ukabona batunguwe. Ariko ni bake, niyo mpuye n'abahubwo mitangaragaza ko ndi hejuru, mbese imyumvire yanjye iri hejuru yabo. Kuko umuntu muzima utekereza ntagapfobya umuntu. Umuntu muzima ufite mu bwonko hari fresh, ntagwa nenga umuntu kuko nta muntu wirema. Icyo ni ikintu kiri kiriya. Hanyuma uri wagiye gusaba, ho wabonaga nta kibazo biteye abantu? Ntabwo nge nitaye ku bibazo abantu, nari mbizi wenda barimo, ariko uko nababonye nta bibazo byari bihari. Ngewe njya no gushaka nari mbizi ko hari abantu bazagira ikibazo, ariko abo bantu navuga ni simbitaho kuko ni ibigoryi. Wari ubizi neza ko bazavuga bakavuga ati Patrick
nureba n'iki kiganiro dukoze ubu hari abantu bashobora kukireba agakanda kuri ka kantu kagaragaza katagikunze ubu aba ari ikigoryi kubera ko umuntu muzima sindimo gutukana umuntu muzima ashyigikira ukuri sibyo hari umuntu ushobora kuvuga ngo Patrick ntaberanye n'uriya agahita akanda ngo ngiye nkanze ko bataberanye agakanda kukiganira cyanze uwo nguwo nta bitekerezo bizima bafite niyo mpamvu rero kuri ngewe ibyo ntiba binandeba nkora ibyanjye nk'umuntu kuko mba mvuga ni ninge wirebaho ku giti cyanjye nimba ndi hano kuba mbasha kuba mwaje hano nkababona nukubera ko ndiho rero ninge wirebaho ku giti cyanjye sinjye ndeba ngo bariya ngo babikunze ngo bariya ntibabikunze cyo kuri uwa nkunze niwe nitaho ariko abatabikunda bo mbafata nk'abatariho ngiye buriya nureba n'umuntu utankunda mufata nk'umuntu utari ku isi mufata nk'uwapfuye ahagaze mwese waba utankunda unziza iki ko ngiye mbakunda se ntituziranye ntidusangira niyo twaba tunasangira nta muntu ukwiye kwanga undi ariko wanga umuntu nkandi utaramuremye niyo umuntu yagukorera ikosa na ritoya njya numva hirya no hino ngo umuntu ngo yishundi kumva ngo umuntu bamubaza ngo wamujije iki ngo ngiye ngo nta kintu na kimwe umuntu yagukorera cyatuma umuvutsa ubuzima kuko umuntu abaho rimwe nk'ubu Ange koresha igihe cyawe neza ubu ngubu mikoro ufate wa mugani utwike birangire kuko igihe cyawe urimo niki nabwiye abantu nari mpagaze ahantu kuri stage ngira abantu ndababwira ni nta muntu uzamara imyaka 150 n'uzayimara bazamwandika mu bitangazamakuru rero muri chance twahawe zo kubaho mureke tuzikoreshe neza kugira ngo tuzasige duhinduye isi kuruta uko twayisanze ngira ngo mwabyumvise ibyo uvuga ngenda gushyigikiye nibyo hanyuma rero ndagira ngo utubwire neza niki kintu wabonye kuri Ingabire utaruzi cyangwa cyagutunguye hano muri mu rugo umugore n'umugabo bashobora gufiansanya bashobora kugira gute niki wabonye nyine cyagutunguye ikintu cyantunguye natunguwe n'urukundo yanyeretse ngewe nshaka kugira ngo abantu banabyumve ntago nashatse ntago nagiye muri ibi bintu nzi ko bizampira ngiye nabigiyemo mvuga ninamuzana akagenda ariko azagende namaje kwambara impeta babonye ko na babantu bashoboye ngewe nagiye gushaka niteguye ko ashobora kuza wenda nyuma agahinduka n'ubu ngubu mba nishimye mba mbona tuje nkavuga ni Imana ishimwe kuko ngewe ikintu cyose mba nizeye ko hashobora kuba ibibi byacyo n'ibyiza byacyo ubwo nge nashatse rero niteguye ubundi nge nashatse niteguye fight gufightinga ntago nashatse mvuga ngo ni ubuki nashatse mvuga ni reka nsoza umuhango ejo nejo bundi ninzanava ku isi bazavuge ngo Patrick yakoze ubukwe igihe iki niki ariko ndabona urugo rumeze neza ruramuvinga neza mudama arishimye nanjye nzamufata neza nzanamufata neza kuruta n'abasore benshi wenda bari kumushaka kuko ngende umuntu wiyubashye hanyuma Ingabire wowe ni giki wabonye murakundanye muri iyo minsi mwakundanye mwafiansanyije ndagira ngo umbwire niki wabonye kidasanzwe kuri Patrick mugeze mu rugo Patrick rero ni umuntu mwiza cyane tandukanye n'abantu benshi cyane nyine ndagira ngo umbwire muri ya minsi mwari mu rukundo mutarakora mariage mukimara gukora mariage ni iki kintu cyagutunguye utaruzi kuri Patrick nyine mukigera mu rugo ubona kiragutunguye Patrick yubaha umuntu cyane umuntu amuha agaciro ke kose nicyo kintu cyantunguye ibintu akora ntabwo njya mbikunda kubibona ahantu henshi mbibona na bake umuntu mwiza cyane arubaha akaguhereza buri kimwe akakwitaho mbese ntiwabona naho unyura umucika ntiwumva se kayihereye uwanyemeye ntago yagenda hanyuma garabo niki Ingabire ajya gukorera ukavuga ngo wow ukavuga ati kabisa ninjye washatse ukabona nyine kiruta cya kindi ibindi byose biza ku mwanya subwo nako nyine kiza ku mwanya wa mbere ikintu ankorera kinezeza amagaciro nshaka ikindi buri abantu wenda ntibari babizi nkunda isuku n'umuntu ugira isuku cyane nkunda isuku mu bintu byose ndi umuntu mba nshaka ko umuntu amagaciro ariko noneho numvaga nshaka n'umuntu mfasha mu isuku ngira noneho hanyunganire turafatikanya rero ahantu haba hakurumva ko hameze neza harahumura neza mbese nicyo kintu ankorera nkumva ndishimye hanyuma wowe Ingabire ni iki cyubona Patrick cyangwa se KARABO KIMANA akora ukavuga ati kabisa n'uyu mugabo nashaka Patrick arankunda mumva biranyuze
uyu mugabo wari wabonaga kabisa ubona uri mu nzozi zawe? aha cyane. Hanyuma rero Patrick, muri no minsi nkuko babivuze hari ikibazo cy'ingo ziri kugenda hari gatanya nyinshi mu mago y'abantu. Ubushakashatsi bwakozwe bwavuze ko abantu bari gutandukana n'ubundi ari abantu batamaranye igihe. Ibyo bintu bivugaho iki wowe? Ni kwa kurambagizanya nyine bashingiye ku mitungo cyangwa bagashingira ku bindi, ku bigaragara physically ku muntu, ku bwiza. N'ubwiza ni bwiza, ariko ubundi ngewe nigeze kubwira abakristo ndahantu ndimo ndabwiriza, nigeze no kumva umuntu ako kana agakoresha ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkeka ko ari ngewe umuntu wabyadukanye mu nsengero cyane. Naravuze ni hari nk'umuntu ujya ahantu agapfukama agasaba Imana ngo Mana, ngo ndashaka umugabo mwiza, ngo umugabo uteye utya, agaforomera Imana akayihereza umuntu ashaka, kandi yibagije yuko nyiri isi n'ijuru ntirobanura ku butoni. Niyo yaremye abagufi, niyo yaremye abarebare, niyo yaremye abazungu n'abirabura, niyo yaremye inzobe n'ibikara. Noneho ubundi muri kamere y'ubumana simbizi neza, ariko uko mbitekereza, iyo ukora ibyo gukiranuka, uri umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, uri umusore ugasenga ushaka umugore, Imana iragenda ikakurebera undi mukobwa, niyo yaba asa na Ange. Urabona ukuntu usasura umukobwa w'ikizungerezi, uri umukobwa mwiza, abantu barabibona. Urumva Imana ishobora kugenda ikareba igasanga nawe mu mutima wawe uri umukobwa mwiza, ufite roho nziza. Imana itarebeye ku isura, ariko bigahuza yuko wa muntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe w'umusore arimo arashaka urukundo, Imana ikagenda ikabahuza. Wowe uri umukobwa Ange usa gutyo, usa neza, Imana yo ikareba kamere yawe yo mo imbere ikabona ihuye niya Patrick wenda n'urugero, ikagenda ikabahuza, wenda mugakora mariage, sibyo? Nukuvuga Imana yo ntago ireba nkuko abantu bareba. Niyo mpamvu rero yagiye ikampuza n'uyu mukobwa. Shobora kuba yarerebye igasanga niwe ufite kamere y'ubumana, kamere Imana ishaka. Imana yihuza abantu idashingiye ku masura, ishingira kuri kamere. Imana burya irihagije ikunda icyubahiro, ishingira uko irimo irabona abo bantu bameranye, bameze bafite kamere nziza ya. Muri ubona nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya. Ni iki kintu Ingabire, sore ndikwibagirwa izina ryawe, ariko ni Ingabire, ashobora gukora ukumva ntiwamubara, ukumva wifuje ko mwatandukana? Ikintu cyambere yakora cyambere, keretse yanze Imana. Ikindi keretse adafite urukundo. Ibyo rwose ntago ngiye buriye ukuntu mbaho, nkunda urukundo. Uburamutse urukundo rugabanutse cyangwa se ukabona rwamushizemo pe, wahita uvuga ati duhane gatanya n'ubundi ntabwo ukimunda? Yewe urukundo ni rwo rwa mbere. Urukundo rudahariye ubwo se urumva cyaba gikurikira ari iki? Ahatari urukundo haba urwango, kandi urwango ruvuza ibintu byinshi. Ruvuza ubwicanyi. Je sinakora ibyo, ariko wenda nawe simuvuze gutyo, ariko ahatari urukundo wamenya. Ngiye mbonye rero nta rukundo agifite rwose, sinavuga naba n'uguhunga. Twatandukana ariko nge nameze nk'uhunze, kuko ngiye hari urwango ndahahunga. Hanyuma wowe Ingabire, Patrick ni iki kintu ashobora gukora ku buryo ushobora gutekereza gukora divorce? Nta kintu na kimwe yakora ngo dutandukane nge. Nta na kimwe? Nk'uko wabisezeranye muzatandukanywa n'urupfu. Patrick wabyumvise? Ahubwo ubukoze geste, uri kwita ukora geste ukavuga wow. Ni umukobwa mwiza cyane, rega arankunda. Buriya buri muntu agira mindset ye. Imyumvire y'uyu mukobwa we arimo arumva ko nta kizadutandukanya. Nanjye ndimo ndumva ko urukundo rubuze wenda byadutandukanye. Biri kiriya rero, kuko we yumva atanyanga. Nge nkaba urumva nimba yumva tutatandukana, urukundo we ruzahora ruri furu, nanjye ruri furu, ruruzuye. Ubwo ntago tuzatandukana, nanjye ubwo nanjye ndi mu mujyo we. Uteganya se kuzabyara abana bangahe? Icyo kibazo tugisimbuke. Ni ibanga ry'urugo, ni secret yacu, ni secret y'Imana nako. Wa mukobwa aramutsaje, wa mukobwa waravomeye, wa mukobwa watumye nyine mu mutwe bigenda kuriya twabonye, aramutsaje akavuga ati Patrick please ndagusabye dusubirane, bimeze gutya. Ni umukobwa mwamaranye igihe kinini cyane, ni umukobwa mufitanye amateka, aramutsaje
ntabwo ashobora kugusenyera urugo ngo ubyemere, wamuha umwanya cyangwa wamubwira ati bona byararangiye? we ntabwo namwemera wese, kandi mfite umugore twambikanye impeta. Byakunda gute se? Byakunda gute se? Impamvu nkubaje iki kibazo ni ukubera yuko hari abagabo bashaka abagore ariko none bafite ingeso zo kujya guca inyuma abantu. Ngiyo ngeso ntayo ngira. Dore nguyu no muri fiyansaye nta nabizo namuriye nako nange no muri fiyansaye nta nabizo namuhaye rwose. Dore nguyu sinigeze nanamuhobera. Kareka byari no muri corona. Ariko iyo batari muri corona oya njye na wapi ngicyo nishakiraga byari urukundo rwo kugira ngo tubane nyine tumere neza. Bivuze ko udashobora gukundana n'umukobwa mukora sex? Oya. Abikora se ubu babona iki? Nk'abantu baba bakundana ukabona bari gukora ibintu bikwiye abagabo ubu cyangwa se abagore n'abagore batarubaka, ubibona gute? Navugaga nti biriya ni ubumuntu bukeya buri mu bantu bamwe na bamwe. Ukundana n'umukobwa ukifuza ko muryamana mutararushinga, burya niyo waba umukunda muzana abana ari irari ry'umubiri ribateye, ariko ubumuntu bukeya buba bubaganje. Rero nta mpamvu nge na kwibwira abasore n'inkumi biriya babijyamo uko bamajije kwambikana impeta, bagiye imbere y'amategeko muri leta, bagiye n'imbere y'Imana. Ababikora mbere nibo babandi bazagira ingaruka mbi ejo hazaza. Urumva anje? Abasore n'abakobwa baryamana mbere yuko babana, niyo babanye urwo rugo ruba rutazaramba. Kubera ko baba baramenyeranye bakibuka ibyo bakoze batarashakana, bo ubwabo bikabatera ipfunwe barabanye, ariko ntihagire ubitungutsa undi ko agira ipfunwe ry'ibyo bakoze mbere. Noneho iyo wa mugabo cyangwa umukobwa baje kumara igihe umugabo akazahura n'undi mukobwa noneho ugendera ku muco cyane, atanifuza ko baryamana kandi abona ari na mwiza, harya mukwepa akajya gushaka undi mukobwa. Ariko ababanye baranaryamanye bakajya n'imbere y'amategeko, please ntimuzatane. Ni inama niheraga abandi bakiri inyuma kugira ngo batazabikora. Abandi mwebwe mwarushinze muhumure, ntacyo urugo rwanyu ruzaba, mwishingikiriza Uwiteka. Nyuma rero dusoza, Patrick, gira ikintu ubwira abakunzi bawe, abafana bawe, dore ko uri n'umuhanzi. Gira ikintu ubwira nko ku bantu bagukurikiranye nyine bari bafite amatsiko ku buryo urugo rwawe, benshi babonye amafoto cyangwa se n'amavideo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, babona warakoze ubukwe ariko bavuga ati ariko se Patrick reka dutunguye byagenze gute? Hari ababyibajijeho, rero ugira icyo uvuga unasoza. Icyo nabwira abantu nuko bagira ubumuntu. Abantu bagira ubumuntu butari ubumuntu batozwa. Ubumuntu ni butozwa. Bagira ubumuntu bwa bundi bwa nyabwo. Buriya kuba nabwira umuntu ntijya ugira urukundo atarasanzwe rugira, ashobora kurugira umunsi ejo akarureka. Ariko abantu bishakemo urukundo rwa rundi ruturuka ku Mana bizabafasha. Ikindi, mu bahanzi mukunda munkunde munkire ku mwanya wa mbere, kuko ngende umwe mu bantu bagerageje kwitanga muri ibi bihe bya corona kugira ngo abantu bishime baseke, nkanabishyira ku mbuga nkoranyambaga ariko abantu ntibamenye icyo ndimo ndabikorera. Nabikoraga kugira ngo irungu riri mu bantu rigende. Rero munkunde, mumfate nk'umuvandimwe wanyu, munkore subscribe kuri Akarabo Kimana TV, Akarabo Kimana ifatanye TV. Munamamagare munyohereze n'amafaranga, dore amafaranga muri ibi bya corona yarabuze. N'uyu mudamu ndashaka kumushakira kanakora, mwohereze amafaranga kuri 0786855574. Ikindi mbasaba mukore subscribe kuri Yawe TV, kandi ikindi iyi channel ni yanyu, muyamamaze nk'iki kiganiro tuba dukoze mu gisharinga n'abandi bantu benshi. Rwose ufashe umwanya ugafata nk'umunota umwe ugasharinga nk'abantu 10, n'ubundi warebye iki kiganiro agasharinga abandi bantu 10, nuko abantu bamamara bagatumbagira. Nk'ibyo byose se baturemere. Kandi urabona ko nujya no gukora ubukwe uzabicishe kuri uru rubuga. Abantu tuzagutwerera. Imfura za Beneri tuzazereka. Yego, kumva murakoze cyane, muri kumva ko ariko uranakeye niyo yayo. Ariko ubundi uba mu Rwanda nkunda kubona rimwe na rimwe, cyangwa utaha USA muri Amerika, uba mu Rwanda niho baba cyane rwose. Urakeye urarende. Jewe rero wanaje ndishima ko njya nkubona mu mujyi
nkabona uratuje uragenda ureba neza rero uyu mukobwa nawe hahirwa umugusaro uzakujyana azaba ajyanye umuntu abasore baze kuza gutera comment nyine ngira ngo ubundi cyangwa nibanga yego shenge akurakeye mama usa nabikeye. Okay, mwakoze cyane ko papa yisuramuze muze mvuge usa na mama wawe noneho ariko umukobwa mwiza by the way. Hanyuma rero mwakoze kubana natwe Patrick, twishimiye gura namwe mufite urugo rwiza, tubifurije ibyiza, muzahirwe pe, muzabyare hungu nakobwa nanjye nkaba ndabaraze nitwanje. Urakoze cyane mwana mama. Wakoze kubana natwe rata. Yego namwe murakoze cyane. Cyabona ka umugeni aracyafite isoni. Patrick mufashe neza ngira ngo mwabyiboneye cyane. So ntabwo dusoza mukoza ka geste kerekana nyine. Anje mbwira akantu. Jya akantu wambwira kose ari wowe ndagakora. Akabizu? Yes. Ngande nkamoyo. Ndize garu wanjye twageze gutya cyo umvase umurenge twamanitse ikiganza. Urumva? Turarahira tuti tuzabana. Turanabisinyira no mu rusengero turagira. Rero shiringiye kwa kabizo. Sibyo? Ye kwa kabizo ntukagira ubwoba urumva ningiye gukunze. Wow. Mama ingenda bavuzanye zirenda guca.